Urumve twana twanjye n'abarazurukundo. Menya amateka n'ubuzima bwa Rugamba Sipiriyani wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuhanzi Rugamba Sipiriyani ni umwe mu Banyarwanda bishwe ku ikubitiro mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata muri 1994 kubera imibereho ye n'umuryango we yo kubaho gikirisitu. Kiliziya Gatolika mu Rwanda yatanze ubusabe i Roma kugira ngo agirwe umuhire. Nanone Rugamba Sipiriyani yishwe ari kumwe n'umugore we n'abana be batandatu. Umuryango wa Rugamba uri mu bishwe ku ikubitiro ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiraga. Rugamba Olivier umuhungu we avuga ko byari bigoye ko Rugamba yarokoka kubera ko yari yarashyizwe ku rutonde rw'abagombaga kwicwa. Aho yari atuye ku Kimihurura hafi y'ikigo cy'amashuri cya Ifaki hari ikigo cya gisirikare cyabagamo abasirikare barindaga Habyarimana. Yari anaturanye kandi na Theoneste Bagosora umwe mu bateguye bakanashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Tariki ya 7 Mata 1994 nibwo yishwe hashize iminota 30 ahamagaye kuri telefone abana be Rugamba Olivier na Dorcy Rugamba bo batari baraye muri urwo rugo, bari baragiye kurwaza nyirasenge i Butare. Abana be bibuka ijambo yababwiye abasaba kuzaba abagabo kuko yari azi ko ari bupfe. Ubwo bazaga kubica yari yaraye asenga n'umuryango we ndetse yari yaraye anasohoye indirimbo Nzataha Yeruzalemu nshya. Ababishe babanje kubakubita ibibuno by'imbunda, nyuma barabarasa amasasu y'urufaya. Umwana we warokokeye aho ni Siridare Rugamba. Kugira ngo arokoke yarashwe isasu bagira ngo yapfuye ariko aza kuva mu mirambo. Aragenda abwira bakuru be ko ababyeyi babo bishwe aza guhunga abasanga i Bujumbura. Reka tumenye Rugamba ni muntu ki. Nyakwigendera Rugamba yari umusizi, umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi n'umuririmbyi. Yamenyekanye cyane mu itorero rye ryitwa Amasimbi n'Amakombe ryamufashaga mu ndirimbo yahimbaga. Yahimbye indirimbo nyinshi zirimo 400 zihimbaza Imana. Rugamba yavutse mu mwaka w'1935 avukira mu gace k'icyaro i Karama mu cyahoze ari komine ya Karama muri Gikongoro ya kera ahitwa ku Muyange. Ubu ni mu birometero nka 12 uvuye mu mujyi wa Nyamagabe. Ni mwene Bicakungeri Michel na Nyirakanani Tereziya. Yari umwana wa 4 mu muryango. Avuka yiswe Sirikare, izina Rugamba aza kurifata nyuma. Rugamba Olivier umuhungu w'imfura wa Rugamba asobanura iby'izina rya se agira ati Rugamba ni izina yihitiyemo kubera ko kera yavutse yitwa Sirikare ariko aza kuryanga yihitiramo kwitwa Rugamba. Urebye biragoye kumenya impamvu yabyanze, gusa nk'uko nagiye mbyumva mu muryango n'ababanye nawe bavuga ko yabitewe n'uko yumvaga Rugamba ari ryo rimubereye cyane cyane ko yabonaga ubuzima agiye gucamo nabwo bwari urugamba. Rugamba Sipiriyani wanataramanaga mu bitaramo n'inkera z'ibwami ku ngoma y'umwami Mutara III Rudahigwa. Yari afite n'irindi zina yari yarahawe aho muri ibyo bitaramo rya Rwamo rw'Impundu. Rugamba wavukaga mu muryango utakozwaga ibyo gusenga. Yabyirutse akunda Imana. Yize amashuri abanza muri Paruwase ya Cyanika ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Kubera ko mu mashuri abanza ari ku kigero cy'ubwenge kirenze icy'abanyeshuri biganaga, byabaye ngombwa ko bamusimbutsa imyaka 2.
Arangije amashuri abanza yakomeje ayisumbuye muri seminari ntoya y'i Kabgayi izwi ku izina rya Saint Lyon. Rugamba wari ufite icyifuzo cyo kuzaba padiri yavuye i Kabgayi akomereza muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Ubuhakanyi no kongera kugarukira Imana. Ubwo yari muri seminari nkuru ya Nyakibanda aho yategurwaga kuzaba umupadiri, yaje kwiyomora ku myemerere y'Imana ahinduka umuhakanyi. Impamvu yaba yaramuteye gutera umugongo Imana na Kiliziya Gatolika ngo ni ibihe by'urwango yabonaga byagorwaga na bamwe mu bihaye Imana bo mu gihe cye n'abo yamenye mbere. Urugero rutangwa ni inyigisho za Musenyeri André Pauladi wari umushumba wa Diyoseze ya Kabgayi hagati y'1959 n'1989. Inyigisho z'uyu musenyeri wari ufite inkomoko mu Busuwisi ziri mu byateye Rugamba gutakariza icyizere umwuga wo kwiyegurira Imana, afata icyemezo cyo kubihagarika kubera ko yabibonagamo kubiba umurage w'amacakubiri mu Banyarwanda. Ikindi cyamuteye kwiyomora ku Imana ngo ni uko yari yaracengewe n'agace k'isomo rya filozofiya kavugaga ku ihame ry'ukubaho kw'ibintu hatabayeho iremwa, existentialisme et materialisme. Iri hame ryazanywe n'umuhanga w'Umufaransa mu by'imitekerereze ya muntu witwa Jean-Paul Sartre. Ryatumye Rugamba abona ko yari yaribeshye ko Imana ibaho. Kuva ubwo yafashe icyemezo ahagarika kuba padiri abura imyaka 2 ngo ayiyegurire. Umuhungu we yagize ati "Papa ntiyashoboraga gukora ikintu igice. Icyo gihe yahindutse umuhakanyi karundura ku buryo yashoboraga no kukubonana umusaraba akawuvunamo 2." Afashijwe n'abakoloni b'Ababiligi, yakomeje amashuri ya kaminuza i Bujumbura mu ishami ry'amateka. Yashoje ayo masomo akomereza icyiciro cya 3 cya kaminuza mu Bubiligi muri kaminuza ya Louvain. Yigaga anabivangamo ibikorwa byo mu busizi n'ubuhanzi. Ari mu Bubiligi yahahimbiye indirimbo nyinshi, anandika ibitabo byinshi byahurizaga ku gukebura umuryango nyarwanda. Yabonaga utangiye kuyoba, urimo kwijandika mu bikorwa by'ivanguramoko n'ubwicanyi. Rugamba yaje kongera kugarukira Imana. Annick Bescond, Umufaransa wakoranaga na Rugamba muri Communauté des Emmanuel, nawe avuga ko ubwo Rugamba yari amaze guhinduka yatangiye gukunda Imana na Yezu Kirisitu kurusha n'abihaye Imana. Ati "Amaze kugarukira Imana yayiyeguriye wese." François Xavier Ngarambe wabanye n'umuryango wa Rugamba kuva mu mwaka w'1989 kugeza mu mwaka w'1994, amufata nk'umubyeyi we ku bwa Roho Mutagatifu, akanamufata nk'umuvandimwe kuko babanye muri Communauté de l'Emmanuel, kominote yasabaga abantu kubaho kivandimwe. Avuga ko ubwo Rugamba yagarukiraga Imana ngo yaba yaranabitewe n'ijwi yumvise ubwo yarimo ava kwivuza mu Bubiligi uburwayi bwo kutumva no kubura ubushake bwo kurya. Iryo jwi yaryumviye mu ndege rimusaba guhinduka. Amaze kwiyemeza guhinduka nibwo yatangiye gukora indirimbo zihimbaza Imana. Nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier abivuga, ngo indirimbo Umurage w'Intore niyo ndirimbo ya mbere yakoreye avuga ijambo ijuru ubundi atemeraga. Ni indirimbo yahimbye asa n'usezera, aho yagiraga ati "Nindamuka ntashye muzabyine sabwe, ariko nanjye iryo juru ryera de, nk'inyange inyamibwa yabasumbye aho atetse ategereje, ndashaka kuzaryinjiramo mpamiriza." Mu ndirimbo ze yahimbye ngo ntayo yigeze aririmbamo. Nubwo yahimbye indirimbo nyinshi
zigakundwa n'abatari bake, ntiyigeze arizirimbamo. Bivuga ko indirimbo ze zose zicurangwa ku maradiyo atandukanye nta jwi rye ririmo, nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier abivuga, agira ati yarahimbaga agatoza abaririmbyi. Abantu benshi rero bazi ko muri ziriya ndirimbo ze twumva haba harimo ijwi rye. Oya, nta jwi rye burya ririmo. Yewe si n'umuntu wari ufite ijwi ryiza nka Masamba cyangwa Kayirebwa. Yari afite ijwi risanzwe nk'iryawe cyangwa nk'iryanjye cyangwa iry'undi wese. Ntiyaririmbaga we, ahubwo yari umuntu ugufasha kugorora iryawe rikamera neza. Bariya wumva mu ndirimbo ze ni abagabo yatozaga, abagabo rwose b'ibikwerere. Umuhanzi Ngarambe Francois Xavier nawe yemeza ko mu bihangano bya Rugamba nta jwi rye ririmo, kuko ngo yari afite ijwi ritabasha kuririmba. Agira ati njyewe namumenye atoza abantu, akamenya kugufasha kugorora ijwi. Yari afite burya uburyo bw'imiririmbire bunagororana, aho bwasabaga abantu benshi baririmbaga kujya hejuru. Kubera uburwayi yigeze kugira, ijwi rye ryari ryarangiritse, ahitamo kujya atoza abaririmba mu ndirimbo ze, we akandika akanabatoza. Yakunze umukobwa amuhimbira ibisigo. Rugamba yaje gukunda umukobwa witwa Mukangiro Saverina, yari yarahimbiye imitoma myinshi amurata imico n'uburanga, harimo nk'ibisigo byamurataga birimo nka Musa n'Inyange n'izindi ndirimbo z'ibihozo. Politike y'ivangura yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu yahekuye Rugamba imwambara umukunzi we wishwe kuri Noheli yo muri uwo mwaka, azira ko yari Umututsi, ajugunywa mu mugezi wa Mwogo. Rugamba wari ubanye neza n'umuryango wa Mukangiro Saverina, agarutse mu Rwanda yahisemo kuwugumamo, maze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu yishumbusha undi witwaga Mukansanga Daforoza wari mubyara wa Mukangiro Saverina. Ubwo yagarukaga mu Rwanda yanakoze imirimo itandukanye. Yakoze muri Minisiteri y'Uburezi, ahavuye aba Perefe wa Kibuye umwaka umwe. Yayoboye kandi ishuri nderabarezi rya IPN, nyuma aza no gukora mu cyahoze ari RCT. Yahagaritswe gukora muri RCT mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda. Ashakana na Daforoza, Rugamba yari yarazinutswe Imana, atifuza kongera kumva mu matwi ibijyanye n'imigenzo ya Kiliziya iganisha ku Imana. Ubwo batangiraga kubana ngo yari yarajujubije umugore we amuhoza ku nkeke, ariko nyuma byaje guhinduka. Rugamba agarukira Imana, yiyemeza kutazongera kubabaza umugore we. Roma yemeye ubusabe bwo gushyira umuryango wa Rugamba mu bahire. Antoine Cardinal Kambanda yatangaje ko ubusabe bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda bwo gushyira umuryango wa Rugamba Sipiriyani mu bahire bwemewe na Roma. Hasigaye kubishyikiriza Papa agafata icyemezo cya nyuma. Ibi yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru cyabaye ku itariki ya 23 Werurwe muri 2023, ababwira uko urugendo baherutse kugirira i Roma rwagenze, ndetse anababwira ko ubusabe bajyanye bwo gushyira Rugamba Sipiriyani, umugore we n'abana mu bahire bwemewe. Hasigaye icyemezo cya Papa gusa. Ati ibirebana no gushyira mu rwego rw'abahire Sipiriyani Rugamba n'umugore we Daforoza Rugamba n'abana babo, twabiganiriye n'urwego rwa Kiliziya rubishinzwe, batubwira ko bakiriye raporo twabahaye, bakaba barasanze nta kiburamo. Ubu barimo kuyigaho ngo barebe niba ubusabe bwacu bwakwemezwa bagashyirwa mu rwego rw'abahire, ndetse bakareba n'igihe byabera, bakabigeza kuri Papa ari nawe ufata icyemezo cya nyuma. Igikorwa cyo kumusabira gushyirwa mu bahire ba Kiliziya Gatolika cyatangijwe
mu mwaka w'ibihumbi 2014 gitangizwa n'abahoze bakorana muri Communauté de l'Emmanuel yashinze bwa mbere mu Rwanda n'abandi bari bazi ibikorwa bye muri Kiliziya mbere yo kwitaba Imana. Rugamba Sipiriyani umaze imyaka irenga 29 yishwe yibukwa nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo n'umuco nyarwanda kuko yagize uruhare mu gusigasira amateka y'uwo muco mu nzu ndangamurage yari i Butare. Yaranzwe kandi no gufasha abatishoboye no kwamamaza ubutumwa bwigisha Abanyarwanda kuba inyangamugayo, gushishoza no kugira ubumwe. Ko mwese aho mujya hose babera umutako mwiza uwo rubaranga amanywa ari nani.